reka dufate ko ino interrupteur ariyo ku muryango, iyi ikaba ariyo hejuru y'igitanda. Mbere na mbere uramanza ukazamura protection yawe ugashyiramo umuriro keseya. Ubwo hano urabona turicaniye, hano tugiye kurizimiriza ahandi hatari aho twacaniye. Murabona ko ushobora gucanira aho ushaka ukazimiriza aho ushaka, ugacanira aho ushaka ukazimiriza aho ushaka, cyangwa wacanira hano ukazimiriza hano, wacanira aha ukazimiriza hano, mbega aho ushaka wahazimiriza cyangwa se ukahacanira. Hanyuma ugacana ku muryango, wagera hejuru y'igitanda ukazimya, cyangwa se ukazimiriza hejuru y'igitanda mu gihe ukangutse, wabyuka ugeze ku muryango ukarizimya. Ikorana ebyiri, kimwe n'uko ushobora no kuzikoresha ari eshatu cyangwa enye, ugacanira itara rimwe ukanarizimiriza ahantu hane, ugenda ucanira aho ushaka cyangwa uzimiriza aho ushaka, bizaterwa nuko wowe ubishaka. Guhaye ikaze wowe ukanze kuri ino video, by'umwihariko wowe wamaze gukora subscribe kuri ino channel ya Innovation and Electrical. Ndagushimiye cyane, uri umuntu w'umugabo. Hanyuma rero nawe niba uri mushyashya, ndakwinginze kora subscribe na like, ubundi wiyandikishe kuri ino channel. Ino channel rero ni ishuri ryiza ryigisha abanyarwanda gukora amashanyarazi, kandi tubigisha n'utundi dushya twerekeranye ikoranabuhanga rigezweho. Muri video zabanje twaberetse cyangwa se twabigishije uburyo westara itara rimwe cyangwa menshi ukoresheje one way switch, ariyo bita installation of one way switch. Then muri video ikurikiye twaberetse uburyo wamenya gutandukanya amabara y'insinga z'amashanyarazi. Izo video zose rero mugende muzirebe, niba utarazirebye wagenda ukazireba. Twabahaye di video tubigisha uburyo westara itara rimwe cyangwa menshi ukoresheje double lighting switch, ari byo bita installation of double light switch. Uyu munsi rero tugarutse ku isomo rishyashya, isomo ry'ingenzi kandi ry'ingirakamaro cyane. Mwahoze mumbaza ngo mumbwira ngo nzabazanire iryo somo ryo naje kubigisha uyu munsi. Rero niba uri mushyashya kora subscribe. Iryo somo ryitwa installation of more than one location, cyangwa se installation of two-way switch. Hanyuma rero wakwibaza uti ese installation of more than one location bishatse kuvuga iki? Icyo bishatse kuvuga rero ni uburyo ushobora gucana itara rimwe ukoresheje interrupteur ebyiri cyangwa se nyinshi ahantu hatandukanye. Urugero, winjiye mu nzu muri salo, ucanye itara ryo muri salo ku muryango, ugeze hirya urarizimije. Bivuze ngo uzajya uricanira aho ushaka cyangwa se urizimirize aho ushaka. Iyo niyo installation nziza ikwiriye mu rugo cyangwa ikwiriye ahantu runaka hiyubashye. Nawe niba wiyubashye, ibyo bintu bikaba bitari mu rugo rwawe, umenye yuko ukwiriye gukosora. Hanyuma kandi niba uri umutekinisiye ukaba ujya gukora devi, ntukore devi iyo shema, umenye ko nawe hari ukuntu bitameze neza. Nshuti yanjye, kora subscribe ubundi ukore na like, twikomereze. Okay, twagiye rero. Bimwe mu bikoresho turi bwifashishe twestara ino installation yacu, turakoresha amasinga y'amabara ane. Turakoresha umukara, dukoreshe n'umuhondo, then dukoresha ubururu n'umutuku. Icya kabiri turi bukoreshe, turakoresha protection, kubera ko nababwiye ko installation yose igomba kuba ifite protection. Installation yose igomba kuba ifite protection. Iyo tuvuze protection ni circuit breaker cyangwa se disjoncteur cyangwa se fusible. Turifashisha itara rimwe kubera ko rihagije, hanyuma dukoreshe na socket yo gufungiramo itara n'ubundi. Ikindi turi bukoreshe ni boîte de connexion, mu cyongereza bayita junction box. Dukoreshe na switch box, arizo mu kinyarwanda bita udukombe, hanyuma mu gifaransa bakazita boîte d'encastrement. Turifashisha n'amatiyo kugira ngo installation yacu ibashe kuba igaragara neza, ifite isuku, kubera ko twe dukunda ibintu bifite aesthetic. Niyo mpamvu mbashishikariza gukurikira ino channel kugira ngo umenye ibintu ku murongo kandi ubyumve neza, nujya kubikora ntibizakugore. Utu tuntu natwo tuba twifashisha, utu ngutu nababwiye ko twitwa clips cyangwa se attach.
mu rurimi rw'ikinyarwanda. Turatwifashisha rero kubera ko ari two dufata amatiyo kugira ngo installation ibashe kuba igaragara neza ifite isuku. Turifashisha ikindi gikoresho cy'ingenzi aricyo bita interrupteur. Iyi ntabwo ari interrupteur isanzwe, si n'imwe gusa turi bukoreshe, ahubwo turakoresha interrupteur ebyiri cyangwa se 2 switches. Izi switch rero ntabwo zisanzwe, murabona izi ngizi ni ebyiri turi bukoreshe kandi zose zimeze kimwe. Ino switch ni switch iyi ni switch igira terminals eshatu, mu gihe izindi zigira ebyiri mumenyereye, cyangwa zikaba zifite buto ebyiri. Iyo igira one gang, hanyuma ikagira terminals eshatu. Turakoresha rero ebyiri, niyo mpamvu ushaka wajya uzimiriza hano ugacanira hano, cyangwa se ugacanira hano ukazimiriza hano. Igikurikiyeho ni ukubereka shema uburyo shema yaka. Shema ni iyi ngiyi nk'uko mubibona, iri ni itara turi bukoresha itara rimwe, hanyuma iyi ni switch ya kabiri, ino ni switch ya mbere. Iki cyose mubona ni boîte, ni junction box. Hano ni ya protection yacu, circuit breaker. Iyi kabarinye ya netre na phase. Okay, twagiye sasa, witegereze neza. Iyi ni linye yacu irazi igaca muri protection ikamanuka igahitiza muri boîte de connexion cyangwa muri junction box. Iyi phase rero iyi ngiyi nigera hano irahita imanuka ize muri switch. Ino switch rero igira terminals eshatu, arizo iyi ngiyi n'iyi ngiyi. Ukuntu westa ino switch rero mubyitegereze neza, ntabwo ari ibintu bisanzwe. Urabona za terminals eshatu, iyo hagati phase iramanuka igahita yinjiramo, hanyuma za terminals zindi ebyiri zisigaye zihita zizamuka, dore ngizi hano, zigahita zikinjira muri ya switch ya kabiri, muri za terminals zo ku ruhande. Hanyuma ya terminals yo hagati igasohoka ihita izamuka ikajya mu tara, ikajya gucana itara. Hanyuma mu tara indi singi ikava mu tara ihita iza igahura na netre. Reka dufate ko ino switch niyo ku muryango w'icyumba, hanyuma iyi ngiyi ikaba iyo hejuru y'igitanda, ku buryo urinjira ugacana itara, wamara kuryama ugakora hejuru kuri switch yo hejuru y'igitanda ukazimya itara, bitabaye ngombwa ko ubyuka ngo usubire kuzimya itara ugaruke mu kizima ugiye kuryama. Hoya, iyo ucanye hano itara riraka, wahazimiriza rikazima, cyangwa se wacana hano itara rikaka, waza wakanda hano itara rikazima, wakanda hano itara ryakwaka, wakanda hano itara rikazima. Mbega aho ushaka hose wahacanira cyangwa ukahazimiriza. Okay, murabona rero ko turangije igice cya mbere cyo gukora installation yacu. Murabona iyi ni supply cyangwa se source iturutse izanye umuriro. Dufite protection yacu, hanyuma ino ni boîte, iri ni itara, ino ni switch ya mbere, iyi ikaba switch ya kabiri. Hanyuma rero nkuko nababwiye, izi ni insinga zivuye kuri supply, zivuye muri protection yacu. Hano dufitemo insinga eshatu zimanutse muri switch ya mbere. Murabona ko dufitemo umukara umwe, hanyuma n'insinga ebyiri z'umuhondo.
Nababwiye ko hano umutuku aba ari faze, umutuku uraza uhure n'uyu mukara, bize bihure, ukore connection, hanyuma ore connection, ubwo gutyo uraba umaze kwarimata switch. Hanyuma murabona ko hano hasigayemo insinga ebyiri z'umuhondo zigiye muri switch ya mbere, hano tukagiramo insinga eshatu harimo ebyiri z'umuhondo. Hanyuma izi ebyiri z'umuhondo, rumwe ruraza ruhure n'urundi rumwe rw'umuhondo hano, ukore connection gutya, hanyuma urundi ruze ruhure n'urundi gutya, zihure gutya. Nakoresha iyi nsinga z'umuhondo kugira ngo mubashe kubisobanukirwa neza. Ni ukuvuga ngo urusinga rumwe ruhura n'urundi rugiye mu yindi switch, hanyuma ugakora connection, urundi narwo rugahura na rugenzi rwarwo, ugakora connection. Hanyuma hano icyo muri hanyuma nk'uko mubibona hano dusigajemo insinga zidafite aho ahandi zifashe. Hano dufitemo insinga, urusinga rumwe ruvuye muri switch ya kabiri, uru nguru rusigaramo rurahita ruza rujye hehe, gucana itara, cyane itara, isinga iturutse mbega ni ukuvuga soruti iturutse muri switch ya kabiri ihita ijya gucana itara. Hanyuma iyo umaze gukora connection ya switch, haba hasigaye guhuza netre y'itara na netre ivuye kuri protection. Murabona ni izi ngizi dusigaje zonyine, urahita ukora connection ya netre. Buru nababwiye ko ari netre, urahita ukora connection, hanyuma bibe birarangiye. Tumaze gukora connection, kandi iyo umaze gukora connection uhita wezora connection yawe, ukayezora neza, uyezora neza, ugashyiraho izora neza, kandi ukayishyiraho ihagije. Hanyuma rero iyo urangije kwezora amakonegisiyo yawe umaze kuyashyiraho izora neza, ikihita ukurikizaho ni ugufunga buwate ugashyiraho umufuniko. Iyo ibintu bidapfundikiye bigaragara nabi kandi bijyamo umwanda, niyo mpamvu buwate iba igomba kuba ifite umufuniko. Nanjye ndawufite, ariko icyo nshaka ni ukubereka neza uburyo installation yacu iri bwake. Hanyuma rero murabona icyo dusigaje gufunga switch zacu. Hano tuhafite insinga ebyiri z'umuhondo, hanyuma tukagira n'urusinga rumwe rw'umukara. Ahangaha naho nuko rero dufitemo insinga ebyiri z'umuhondo, hanyuma tukagiramo urusinga rumwe rw'umukara. Okay, icyo tugiye gukora rero, tugiye gufunga ama interrupteur yacu. No switch tugitangira igira taminozi eshatu, hakaba harimo tamino imwe cyangwa borne imwe ibamo hagati. Iyo hagati rero niyo uza ugashyiramo ya singa yavuye muri protection, ikazamo hano. Imaze kuzamo hano hagati, izamo hano hagati, warangiza ugafunga ivisi kandi ugakomeza kugira ngo itongera kuvamo. Hanyuma rero iyo ano mavisi asigaye yo ku ruhande, niho uza ugashyiramo za singa ebyiri zisigaye, ugashyiramo, indi nayo ya kabiri nayo ukayifungamo neza witonze. Hanyuma n'iya kabiri nayo niko ubigenza. Iya kabiri yo uko ubigenza, switch ya kabiri rero uko uyikonegita, ufata zino borune zo ku ruhande, iyi hamwe n'iyi ngiyi, akaba arimo ufunga za singa zindi ugafungamo neza. Azifungamo ku ruhande. Hanyuma ya yindi y'umukara nayo
ikaza ikajyamo hagati. Hanyuma mwitegereze izi ukuntu zifunze kimwe, ariko iyi ngiyo ibizanye umuriro, hanyuma iyi ngiyi ikaba igiye gucana itara, hanyuma warangiza ugafunga interrupteur zawe kandi ukazifunga neza kugira ngo zitongera kugaruka zikava muri buwate. Hanyuma ubwo tumaze gukora neza gufunga installation yacu, tugiye gufunga n'itara, hanyuma niturangiza dukore ese dupime installation yacu niba ikoze neza. Okay, hanyuma rero icyo tugiye gukora, tugiye kwatsa installation yacu turebe niba imeze neza koko, niba nta kibazo ifite birimo kwaka neza. Reka dufate ko ino interrupteur ariyo ku muryango, iyi ikaba ariyo hejuru y'igitanda. Mbere na mbere uramanza ukazamura protection yawe ugashyiramo umuriro ukeseya. Ubwo hano urabona turicaniye, hano tugiye kurizimiriza ahandi hatari aho twacaniye. Murabona ko ushobora gucanira aho ushaka ukazimiriza aho ushaka, ugacanira aho ushaka ukazimiriza aho ushaka, cyangwa wacanira hano ukazimiriza hano, wacanira aha ukazimiriza hano, mbega aho ushaka wahazimiriza cyangwa se ukahacanira. Hanyuma ugacana ku muryango, wagera hejuru y'igitanda ukazimya, cyangwa se ukazimiriza hejuru y'igitanda mu gihe ukangutse, wabyuka ugeze ku muryango ukarizimya. Niba wabonye ino video nguhaye rero, kandi niba hari ubumenyi yabikunguye, ndagusabye ukore subscribe ndetse ukore na like, umbwire uko wabibonye muri comment. Niba nari ubumenyi bushyashya yakunguye ubimbwire, kandi niba hari igitekerezo ufite umbwire, niba hari inyunganizi ufite umbwire, nabyo nta kibazo. Rero ndagushimiye cyane wowe wakomeje kureba ino video ikabirangiye, kandi ngushishikariza no kuzareba video zatambutse utaba wararebye, kandi nizikurikira gushishikarije kuzazireba. Ngaho rero amahoro y'Imana nabane nawe, bye bye.